munsi mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, none ni Yesu mbaza wenyine, nta rindi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Sheri, ko numva umwuka w'Imana ari kumpata kujya gusengera hari ahantu. Kumva ntabishaka. Jewe rero ndukumva mfite umwuka wo kujya gusengera hari ahantu. Numva nta mudu ndimo yabyo. Sheri, reka tujye gusenga. Kubera ko itumatira kuya gusenga ariko. Maze iminsi mu kazi ntameze neza. Kubera ko utameze neza. Ntago meze neza rwose. Tuve mu rugo utambwiye ko tuje gusenga. Bije biti. Rega burange nkunda Imana. Sheri, oya rwose nawe. Tujye izindi gahunda tujyamo rwose oya. Oya Sheri, tugende tujye kureba aho Imana ituye. Sheri, ndumva bitandimo pe. Ndashaka kuvugana n'Imana. Oya, ejo nzaba nagiye mu kazi. Sheri, ko bingoye ko. Ejo nzaba ndi mu kazi. Icyo kibazo utambwiye twararanye twirwanye, rebaho amasaha ageze kuko ngo tujye gusenga. Rega Sheri, basi hari ahantu waba uzi hari umwuka w'Imana byibura ngo uruhuke mu mutwe cyane. Hari umupasiteri witwa Maguru njya mbona kuri WhatsApp. Reka barambwiye ngo abahantu ngo nese Sheri kutambwiye tujye gusenga. Niye kujya turajyayo sibyo, niyo nzara turi kujyamo, ariko ikibazo utambwiye ko uyu munsi turi bujye gusenga. Ibango nanjye nitunganye senge nkwe n'amasengesho byibura tuze kwinjiramo tumeze neza mu mwuka. Sheri, nanjye birantunguye ndikumva umwuka ari kumpata ariko. Sheri, nta kundi reka tugende tujye gusenga tuvugane n'Imana. Hari igihe twamenya n'abarozi baturogarega. Ni ukuri nibyo pe. Nibyo rwose noneho ndemeye. Ariko Sheri rero nawe rwose ugisha ubu ngubu byawe muri gahunda koko. Cyane ndikumva umwuka ari kumpata. Rwose nyine ko akuri umugabo wanjye kandi mukunda, ntabwo nakwanga ibyifuzo byawe, ariko Sheri rwose ntibyari birimo. Sinakubwiye ko nzagukunda njyewe. Ikintu rwose gitumye tuza gusenga ubu ndayafite rwose. Twihuta reka tugende tuvugane n'Imana rwose. Tujye kwa pasiteri Maguru njya mubona ku ma YouTube. Integura reka nta kujya ku meza mu buriri, reka nta kundeba, byanze bikunze ufite ikibazo. Imana irareba ntiyereka. Reka tugereyo. Mana data, Imana zima, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbabazi zidashira, Imana yahozeho kandi izahoraho, imbere y'ubwiza bwawe ukamye munsi y'ibirenge byawe ngo ubanze ugeze untunganye, umbabarire ibyaha n'ibicumuro nagiye kure yawe. Data Nyiringabo, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko aya masaha akora kuri umunyembabazi nshishijwe bugufi. Data wa twese n'icyubahiro cyawe, kugira ngo umbabarire wirengagize ibyo byose, numara kunyeza ukantunganya unyemereye nkwegere. Data Nyiringabo, jamujyora ngo wanga icyaha wanga umunyabyaha, yuza kuba wanga umunyabyaha tuba twarashize kera, ariko impamvu tukiriho nukuri umunyembabazi. Urakoze Data rero kushoboye byose, urakoze kumbabarire. Mana Nyiringabo, kimara kunyeza ukantunganya imbere yawe Mana, hari abantu nasengeye ntibagira icyo bamarira. Abo ngabo uko njugunye ibuye ubajugunye. Data Nyiringabo, hari abandi babonye ibya mirenge bakize barakira. Data ntibamenya nta kintu bamariye, ntawungurira imyenda. Data dore inzara igiye kunyica, uko njugunye ibuye nawe ubajugunye. Data uko ntuyiribuye, Data Nyiringabo, Data Nyiri dore runaka yirirwa ntuka. Zanye umutima umenetse kugira ndebe ko wawudoda rwose. Oye, imitima ndoda ni myinshi. Imitima amaze kudoda niyo ntera ibiraka rwose, iyo ni myinshi ntimugire ikibazo. Iyo wageze kwa pasiteri byasobanura cyane, kuko burya pasiteri ni umutambyi, burya bahagaze mu mwanya w'Imana. Iyo wageze wateye intambwe ukagera kwa pasiteri, burya ujye wumva ko umutima wawe ubohotse.
Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amina. amen. Imana ishimwe cyane. Turakibona. Mugere imbere y'Imana kuba mwageze hano ibibazo byose mwari mufite Imana ije kubisubiza. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Rero Imana ishimwe. Ni byiza ko mbabonye kandi mukaba muje imbere y'Imana, ariko ni byiza ko abaturanyi baturana bahuje. Njye nitwa Pasiteri Maguru, muri umurimo w'Imana ahangaha muri uru rusengero. Ko niho Imana yashimye ko niho Imana yashimye ko nzajya ngira ute sana imitima yashanyutse nkadoda imitima yamanyaguritse ubundi nkayitera n'ibiraka. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbere y'uko twinjira mu mwanya w'ijambo, mbere y'uko twinjira mu mwanya wo kuganira ku mirimo y'Imana, mubanze bahaye ikaze imbere y'Imana, ubundi namwe mumbwire aho muva n'aho mujya. Pastor, uko wanjye wamenetse cyane urawuhoma bikunde. Oya ntugire ikibazo, ntugire ikibazo, ndawuhoma rwose. Nawe ujyanye no kuri sudire biranga rwose. Oya humura, nakubwiye ko kuba ugeze imbere y'Imana ibyo birahagije. Ubu ndabohoka neza. Ahubwo witwa nde? Yewe se nitwa Smart Chat. Smart Chat? N'izina rya Yesu. Wowe witwa? Ngende umudamu wa Smart Chat. Unuvuga ngo nawe uri umudamu wa Smart Chat. Cyane rwose. Niko kunteye ubushyuhe madamu. Yesu we, Imana indengere. Unteye ubushyuhe pe. Uyu murimo dukora rero ntuba woroshye. Bisaba kugira ute guca bugufi n'umuntu akihangana. None muje kugira ngo imbere y'Imana kugira ngo Imana tugirire neza. Ibagirire neza. Turuhuka imitima, dusanire imitima kuko yarangiritse cyane pe. Yarangiritse. Yewe gawe. None uwanjye mfite we Pastor. Wagira ngo waciyemo umutingi. Ubwo nyine ni ukubera nta mahoro yo mu mutima ufite. Pastor, dufite ikibazo pe. Dufite ikibazo gikomeye nk'uyu mutware wanjye. Mbese amaze igihe neza mbona nta courage, mbona ndeba, mbona afite ikibazo, mbese afite umutima uhagaze. Rero twe tuje rwose ngo dusengere twambikeho ibiganza. Yego di. Buryaga ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba umunsi umwe kuba imbere y'Imana ngo biruta kuba mu mazu y'abakomeye iminsi 1000. Urumva? Rero kuba mwateye intambwe mukaza imbere y'Imana mugahungira kuri Kristo, ni ukuri Kristo nawe araza kwita ku byanyu. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana data wa twese aya masaha kubwo gutera intambwe mukaza imbere yayo, Imana igira icyo ikora. Haleluya. Ariko baca umugani ngo amaboko masa ntasabira nk'igisigati. Mbere yuko dutangira umurimo rero hari ituro, murabona nibera hano, hari ituro muba mugomba gutanga. Mugatanga amaturo, ariko iryo turo ntabwo ari ibiceri kuko ibiceri bisakuriza Imana. Ibiceri bisakuriza Imana. Mpamvu duhora mu byaha se. Wihagarika mbabwire, ni mwebwe mwifungira imigisha. None se wowe ukorera 500. Uje imbere y'Imana gusenga utuye igiceri cy'ijana. Kuko igiceri cy'ijana ubona cyangurira dore iyi costume nambara. Iyi costume yavuye mu Buholandi. Izanwa n'umukozi w'Imana witwa Bunyambo. Bunyambo ni wayize? Ni wayizanye. Ariko Bunyambo ziko njya mubona ku YouTube acitse. Dore nuwo nguwo. Rero ni ukuvuga ngo bishaka ko ari icyo Imana igukorera, nawe wemera gutanga. Yego. Rero iryo turo rihera ku 80,000. 80. Ese Pastor, niko narinzanye umutima umenetse. Umutima umenetse se? Narinjanye umutima umenetse. Waruzanye umutima umenetse se? Umutima umenetse ni ikiro cy'isukari. Umutima umenetse ni ikiro cy'ubunyobwa. Umutima umenetse se ni akabido k'amavuta. Narinjanye umutima umenetse. Seka Imana none numva isigaye yishyuza. Ahubwo isigaye irenze rwose. Ibiciro yarabyurije cyane
ntabwo imana yishyuza. None se muba muzi ko ntunywa n'umuyaga? reba uyu mwuka amaze gusohora, muzi ko ari pompo se none barampaga? se pasite iyo uyikoreye si bikora byose. iyo nyikoreye ubundi se uzi aho imana ihinga? imana ihinga he? wigeze ubona umurima w'imana? umurima w'imana pasite ko mba biruhije ko bigoye cyane. bigoye gute se? ahubwo nimwe mwishyira kure. ahubwo nimba mushaka ko mbasabira imana imbabazi mbasengera, imana ikabazahura ikabagirira neza, ubwo mwembi ni 160. imana iratanga yanga kandi sheri nawe ndeba. dore ntubona, dore wabonye ibyaha? ubu ibyaha iyo bibaye byinshi bitunguka n'inyuma. mu izina rya Yesu satani uzashya, mu izina rya Yesu. noneho ubu biri gusohoka. nakubwiye ibyaha byawe. ubwo ni 160. 160 murayafite? nimba mutayafite mu ntoki murasinyira sheke, cyangwa se tujyane. mutuye he? dutuye ahantu hitwa Ibwerankore. Ibwerankore? ubu ni hano hafi, turi abaturanyi di yampaye isuku. noneho turajyana mu rugo mumuhe amafaranga. mwese pasite niwadusengera hanyuma tukazayazana ikindi. ntabwo nyakanga umva amasengesho ntabwo akopwa. ntabwo ujya ukopa amasengesho. amasengesho ntabwo ari ikiro cy'isukari ngo ndakigukopa. amasengesho si ikiro cy'umuceri ngo ndakigukopa. amasengesho ntabwo ari inusu y'ubunyobwa ngo ndayigukopa. ngo amasengesho yanjye ku ideni rero njyewe se mba niwe mbwejagura nk'ikigori uzi neza ko ndi umuyaga. turabigenza gutya. niwe wanzanye rwose, utambwiye ko ibi bintu bisaba ubwo bushobozi bwose. ese sheri urumva nabigenza gute? ikibazo cyanjye nakijyanye no muri ribu kirabananira. none twaje kwa pasiteri, reba amafaranga duciye kunangana. pasite we ntiwanagabanya. ariko reka mbabwire, reka wenda mbagabanyirize. mufite abana mwese? ntabwo murabyara? ntabwo twese turabyara. reka rero mbagabanyirize. ni mu 150. ibyo 150, 150 sinjya hasi sinjya hejuru. ubundi mbahundagazeho amajwi y'Imana, murebe ngo muragenda mugakira, mukagura imodoka, mukagura amasambu, amazu mukubaka, Kigali yose mukayimara. pasite ko numva bitoroshye se. okay, reka noneho mbabwire, nimba mushaka kugira ngo mbasengere muzane 110. 110 urumva? nimumara kubizana mbasengere. nimba bitari ibyo mumbwire mwikomereze. sheri yarakwagira ntahe gutya, ntahe amaramasa, nageze imbere y'Imana telefone yanjye ndayishyira. sheri njye nkubona kuki ngo nyine muravugana na pasiteri cyangwa ngo utangwemo ingwate? ko sheri nawe ubundi sheri njye naje n'umundi ntabishaka. ariko reka nkubwire, ayo mafaranga nimba ntawe ufite hano usigiye umugore wawe, urumva? usigiye umugore wawe, none ayo mafaranga uzaba uyazana. nongere nsubire mu busirateri se? oya nta kibazo, njyewe nzabamufashemo bugwate, urumva? abagumye hano. ese ubundi umugore mwiza gutya w'inzobe wamukuye? ujye umusambanya rero. oya di, mu izina rya Yesu, abo ni abadayimoni bakuvugiramo. mu izina rya Yesu nta pasiteri usambana, nta pasiteri usambana. ahubwo tugiye kugira ngo mbasabire Imana mbasengere, birasaba kugira ngo buri muntu wese abanze yihane, ace bugufi imbere y'Imana, ubundi Imana yumve yakire ugusaba imbabazi kwanyu, Imana yakire guca bugufi kwanyu, ubundi ibagirire neza. ibyo ni byo nari nkeneye. Imana ishimwe. haleluya. ariko se umugore ntabwo yabanza akajya hirya nkitunganya? burya ni muri umwe se? ni ngombwa se ngo agende ajye hirya iriya? uri umwe se ko numva ibyaha mfite byansenyera urugo mbivuze? oya di, ubwo si ibyaha biruta ibyo Dawidi yakoze, ibyo Farawo yakoze, ubwo ni ibyaha bimeze gute byagusenyera urugo? ako pasite urumva udashaka kunshuka koko? yewe humura, ibyaha waba ufite ntabwo biruta ibyo Dawidi yakoze, kandi Imana yaramubabariye. nzi ko buri muntu yihana ku giti cye. none se ubundi wowe wihane nyine, wowe urakoresha umunwa wawe uvuga ibyawe, ntabwo nkubwiye kuvuga ibya mugenzi wawe. ahari se nta kibazo, yewe uri umwuka w'Imana. ngaho banza wihane mada. pasite nyine Imana imbabarire ko nyine nahishe umutware wanjye ko nari mfite umwana mu cyaro.
Imana imbabarire rwose ko nari mfite umwana mu cyaro nkabimuhisha simbimubwire tukabana azi yuko ntarabyara azi ko ndi isugi nyuma yaho nyine akabona sindiyo ariko Imana imbabarire ninjye gusaba Imana imbabazi. Sheri ufite umwana? Ufite umwana? Ndamufite rwose sheri umbabarire rwose umbabarire n'Imana imbabarire. Wajyaga umbeshya ngo ni igare ngo ryabiteye burya warabyaye? Sheri rwose umbabarire pe umbabarire rwose nanjye numvaga bindemereye umbabarire kandi n'Imana imbabarire n'ukuri. Pastor urumva bimwe nakubwiraga? yewe umwana ngo yarabyaye? Warabyaye nyine. Niko wabyaye ufite umwana w'imyaka ingahe? 5 pastor. Umwana w'imyaka 5? 5 rwose. Yewe ni ukuvuga ngo uko imyaka ingana y'umwana nako ibyaha byawe bingana. Urumva rero wakagombye no kunyongerera ku mafaranga ubundi ngagusaba Imana imbabazi. Pastor rwose ni ingaruka wenda nzongera ariko ubu ngubu nta kintu ubu ngubu dufite rwose. Ihangana ariko Imana ibyo byose Imana irababarira ntabwo wakoze ibyaha bitu bya Dawidi. Ngaho komeza nawe wihane. Umva bindenze kabisa. Ariko kuvuga nk'uwongorera wavuze cyane kugira ngo Imana yumve. Oya byandenze pastor byandenze. Oya humura. Erega humura. Imana irababarira kandi ni inyembabazi. Kuba umugore wawe waramushatse utazi ko yabyaye ntabwo ibyo byabasenyera ahubwo mwakumvikana. Ngaho ihane. Ndumva ari danje kabisa. Raporo ndumva ari inkazi. Ako Pastor ndakumva. Pastor Yego. Pastor ndi kugira mbivuge cyane n'Imana ibyumve. Ivuga cyane nibyo nshaka nyine ngo Imana yumve. Imana yumve ibyaha byawe. Pastor Imana imbabarire igice cyo hasi cyagize intege nkeya. Igice cyo hasi? Ni amavi se? Ni amanose? Ni iki cyagize intege nkeya? Ni igice cyo hasi yewe. Igice cyo hasi cyese hari ikibuno hari amano hari amavi hari none se igice udasobanura ni iki? Ako so ntago ubyumva Pastor. Ngambwira rero ngiye ntabwo numva amarenga yanyu. Igice cyo hasi cyagize intege nkeya wewe. Wakoze iki se? Nyine igice cyo hasi cyagize intege. Yewe sobanura ibyo uvuga. Ni igice cyo hasi yewe cyagize intege. Si umugabo arimo uko urashaka kwihana cyane ushaka kwihana wavuze ibyaha wakoze ibindi bikarangira. Ako we kuri umuntu mukuru ntago wabyumva. Oya vuga umugore wawe se ko yemeye ko yasize umwana mu cyaro. Nyine ngiye ni ikibazo cy'igice cyo hasi cyagize. Vuga igihe cyo. Nta kindi kibazo rwose. Uri kwihana cyangwa uri gukina? Ntabwo ushobora gusobanura ibyaha wakoze. Umurarushye ngo igice cyo hasi se wasobanura icyo ari? Ino yongera imbabarire naronesheje. Wonesheje iki? Wonesheje ihene, wonesheje uburima bw'ubunyobwa, wonesheje ibitoki. Ariko si umugabo niko mada uyu mugabo ko wagira ngo afite ibyaha biruta ibya Satani. Nanjye nkabibona rwose anzengereza adasinzira atarya atagira gute. Ngahihane rero nimba udashaka kwihana uhaguruke ugende usengere umugore wawe wemeye kwihana. Mbabarire naronesheje rwose. Ariko ntago ubyumva. Sobanura ibyo wonesheje yewe. Cyo kudutesha umutwe. Nasize mu Kinyarwanda ntiwabyumva. Shyira mu Kigande none uragira nshyire mu Kinyarwanda. Sobanura ibyaha wakoze uri kudutinza ahubwo. Naronesheje yewe. Ibyo tubikeneye kubyumva. Sobanura ibyaha wakoze. Mwana mbabarire nateye inda y'umwana. Wateye inda y'umwana? Uko se niko konesha wavugaga? Yamaye. Iki? Mada, umugabo wawe afite umwana hanze. Buryo bwose se? Umwana w'imyaka 50. Wowe se? Ufite umwana w'imyaka 50? Oya ntago mbyumva rwose. Ntabwo mbyumva bisobanuye neza uko byagenze. Imyaka 50 se? Ibyo bintu bibaho? Nyine nagize imyaka nk'iy'akanyamasyo ariko mfite umwana w'imyaka 50. Yewe ndumva ibintu byo mu rugo rwanyu bitoroshye ariko Kristo niwe wenyine wo kubikemura. Ariko se reka mbabwire mwe gusubiranamo ko wumva mwabanye umubwira ko uri umukobwa utarabyara nawe akakubwira ko ari umusore none mukaba mwese mwarabyaye mufite abana. Murumva icyo kintu ari cyo kubatanya cyangwa ni umwanya wo kugira ngo mwubake urugo rwanyu rukomere kuko ikibazo cyari kiri hagati yanyu kirakemutse.
urwikeko rwari rurimo hagati yanyu mu rugo rurakemutse. Rero mugomba kugenda, we mugore ukazana umwana n'umugabo akazana umwana, ubundi abo bana mukabahuza, kuko abana ntabwo bagomba kuba victime bazira ibyaha bya ba se na ba nyina, ahubwo bagomba kuba mu muryango. Kandi ndahamya neza ko kubwo kwihana buri muntu wese akavuga ibyaha yakoze, ni ukuri Imana ije kubaka urugo rwanyu. Kandi Imana ije kuba, wumva wa mugabo we, humura, Imana ije kukugirira neza. Imana ije kubaka urugo rwanyu ikarukomeza kubwo guca bugufi mukemerera Imana ikabayobora. Mupfukame mbasengere. Pastor, narabaye pardonne-moi, ariko noneho rwose yihannye ndumva iki cyaha nakijyanye muri RIB igihe kinini biranga, ubu nagiye mba mu myobo nk'imbere. Rero reka mbabwire, humura, ariko burya Yesu niwe watsindiye isoko ry'ibyananiranye, babivuze ukuri. Yesu niwe, uyu mugabo witwa Kristo niwe watsindiye isoko ry'ibyananiranye. Aho amasoko aho ibintu byose byananiranye, aho Yesu ageze biremera. Mumaze igihe kingana iki mutabyara? Maze imyaka 150. 150. Mbese mufite imyaka mumaze imyaka 150, mumaze imyaka nk'iyagashwirire. Ya. Ngiye kubasengera Imana rero. Ubu ngubu ubwo kwihana mugaca bugufi, Imana ije kubagirira neza. Muce bugufi. Data mwiza, Imana y'amahoro, Imana ikiranukira kutwumva, ise umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kuko ushoboye byose. Sengeye aba bana bawe ubwo guca bugufi bose bakemera ko basambanye bagaterana amada. Uyu mugore yarasambanye, uyu mugabo yarasambanye, bose bacana inyuma. Ariko ndakwinginze ngo amaraso yawe nabeze kandi abahumanure, abakureho igisa n'ikibi cyose. Pastor mubi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ubakureho igisa n'ikibi cyose. Umwanzi Satani yabarasagaho imyambi, iyo ngiyo turayirukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ye Data wa twese, ubabarire ubagirire neza kuko ushoboye byose. Kubwo kuba imbere yawe, kubwo guca bugufi, Data wa twese mwiza, ubabere maso kandi ubarengere mu izina rya Yesu. Urakoze kushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Izina ryawe niryubahwe kuko uri Imana y'amahoro. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tanga amahoro n'umugisha, we kugira neza muri byose. Bagiye kugenda, ugendane nabo. Kandi dore Mana, ndabakopye, bahaye ideni yo kubasengera, bangiyemo 110. Aya mafaranga bazayazana, nibatayazana bazabe baretse kubyara. Aya mafaranga mbakopye y'amasengero, mbakopye amasengesho, mbakopye kubasengera. Data wa twese, aya mafaranga bikopeshejemo amasengesho 110, ndasenze kugira ngo Data mu gihe batari bayazana bazabe baretse guterana amata. Ariko mu gihe bayazanye Data wa twese, ndasenze kugira ngo mu izina rya Yesu bakimara kunyishyura aya mafaranga y'amasengesho, Data ndasenze kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma, ndasenze kugira ngo Uwiteka bazahita baterana amada. Kandi Data bakimara kuyishyura bazaterana amada y'abana 6 mu izina rya Yesu. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo. Mbona irari ryakumaze. Oya? Ububwiriza abantu irari ryarakumaze. Gute se? Wese wankoreraga umugore kwibera ubona ari cyenkayo ruri. None se wagize ngo wasengera umuntu utamukoraho se? Gute se? None ko nagukoragaho. Turi mu bihe byo kwirinda COVID. Sheri twigende. Pastor uraha ni icyorezo kabisa. Ariko nubwo mugiye mungiyemo ideni, amafaranga 110 mugomba kuyazana. Mutayazana 110 mbakopye by'amasengesho, mutayazana nkabasabira umuvumo. Yewe we
yewe data we mbega umugore umugore ni uwako cyangwa karamutoraguye yewe data we sha Imana irarema rwose Imana irarema